ranked them 1, 2, 3, but the situation is such that it has been made to look like the ones least concerned with the minerals. Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nyuma y'imaze iminsi biri kuba ibyo mwagiye mubona hano n'ahandi hose mubona mu bitangazamakuru hirya no hino ku isi bivuga ku Rwanda, ibihano u Rwanda rwafatiwe, ibiri kuvugwa mu itangazamakuru byose muri kubibona n'ubundi bivuga ku gihugu cy'u Rwanda, binahuzwa n'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose buri muntu wese cyane cyane abari mu Rwanda aba yifuza kumenya ngo ese perezida w'u Rwanda arabivuga iki, we arabibona gute. Yaje hari icyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuzeho, nicyo ngira ngo twumveho hano kugira ngo tubone gukomeza na gahunda zindi nabateguriye uyu munsi. Twumve umukuru w'igihugu icyo avuga. If you looked at the list of 100 from wherever, China, Europe, US, Canada, and so on, including all of us in the region who are interested. Ndetse hano perezida yakomezaga avuga ubwo yari yizi yaje kugira icyo asobanura kuri ibintu. Yavugaga ati uramutse urebye liste y'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye, ubwo ndashyiramo Amerika, Uburayi, Canada, Ubushinwa, bino bihugu by'ibihangange ku isi, gushyiramo n'ibi bihugu byacu biri muri aka karere turimo ka Afurika. Ati ibyo bihugu byose mbega ukoze liste yabyo bishishikajwe n'amabuye n'ubutunzi buri munsi y'ubutaka bwa Kongo. In the minerals in the Congo, Rwanda would come as 100th. Would come at the bottom. If you ranked them 1, 2, 3, but the situation is such that it has been made to look like the ones least concerned with the minerals. Ndetse perezida yakomeje avuga ati ibyo bihugu byose yavuze byo ku isi, agashyiramo n'ibihugu biri muri aka karere kacu, avuga ati ibyo bihugu byose bishishikajwe n'aya mabuye ari muri Kongo, byose biyashaka cyangwa se biyageraho, bibasha kuyageraho, byose ubashije kubitondeka ku murongo ibyo bihugu. Ati u Rwanda wasanga tuvuge dutondetse imyanya 100, niko yatanze urugero. Ati u Rwanda wasanga ari urwanyuma ruri ku mwanya w'100, habanza ibihugu 99 byose byungukira cyangwa se bishishikajwe n'ayo mabuye ya Kongo. Ati u Rwanda rwaza ku mwanya wa nyuma muri ibyo bihugu. Atariko igitangaje bafite ukuntu bagiye barabihindura bitewe n'imvugo ziri hano hanze, barabigoreka ku buryo cya gihugu kiri ku mwanya wa nyuma mu gushishikazwa n'amabuye ya Kongo havuye mu bya bihugu bindi byose twumvishe. Ati ku buryo icyo gihugu uri kubona ko ibintu byose ari cyo bari kucikoreza igihugu cy'u Rwanda. Atari kubona noneho ahubwo ibibazo by'amabuye ya Kongo bari kubyikoreza igihugu kidashishikajwe n'amabuye ya Kongo cyaza no ku mwanya wa nyuma. Been the ones accused for the entire problem of these 100 who get billions and billions and leave nothing behind. Ndetse yakomeje avuga ati uri gusanga icyo gihugu cy'u Rwanda kitarashishikajwe n'ayo mabuye cyaza ku mwanya wa nyuma, atahubwo bya bihugu byindi byose byo byirirwa byungukira bikura amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari mu mabuye ya Kongo, ugasanga ibyo bibazo bateza nibagire n'ikintu basiga muri Kongo, byose ibyo bibazo biri kwikorezwa u Rwanda. So Rwanda has come to be, ati ibyo byose bari kubishyira ku Rwanda. Those that who line up to the 99s and the people who have the power of the media, of everything, and for them they are also benefiting from the bad policy. Ndetse perezida yakomeje anavuga ngo urumva yari yatanze urugero avuga ati dutondetse ibihugu 100 u Rwanda rwaza ku mwanya wa nyuma by'ibihugu binashishikajwe n'amabuye ya Kongo. Atanga urugero ati ibyo bihugu bindi 99 bibanze imbere y'u Rwanda. Mu rugero yatangaga ati ibyo bihugu 99 impamvu byose wumva ko ibibazo cyangwa se bumva isi yose ibibazo babyikoreza u Rwanda n'ukubera yuko u Rwanda cyangwa se n'ukubera ko ibyo bihugu byose bindi navuze nibyo bisa nk'ibikontorora itangazamakuru ry'isi, ibyo bihugu nibyo bikontorora buri kimwe. Ati niyo mpamvu ujye kubona ukabona ni nabyo bihugu byungukira muri politike mbi iri muri Kongo. N'urugero perezida w'u Rwanda avuga ati ibyo bihugu bindi bishishikajwe binakura amamiliyari n'amamiliyari, avuga biriya bihugu za Canada, agaruka ku Bushinwa, agaruka ku biriya bihugu byo mu Burayi na hehe hose, avuga ati biriya bihugu bikura amamiliyari n'amamiliyari mu bukungu bwa Kongo. Ati nibo babyungukiramo. Atari kusanga ibyo bihugu n'ubundi ibyo byinshi bigera hafi nk'urugero yatanze
kuri wa mwanya w'ijana. Ibyo nka 99 bibanza nibyo bihugu bikomeye biyobora itangazamakuru ry'isi, ku buryo mbega ufungura itangazamakuru ukabona itangazamakuru riri kuvuga iby'ibyo bihugu bishaka, cyangwa se ukabona hari umuntu runaka ibintu byose babigeretseho avuga ati ibyo nibyo bitangazamakuru, nibo bakontorora ibyo bitangazamakuru, ni nabo bakontorora buri kimwe. Ati kandi ibyo bihugu byungukira muri politike mbi iri muri Kongo. Mbega urumva ahantu mwari hari amabuye, ibyo bihugu byo bishobora kuba bihungukira iyo bibona harimo akajagari, harimo akavuyo, harimo iyo miserero. Icyo gihe kiba ari igihe cyiza ku muntu ushaka gutwara ibintu byawe. Ati ibyo bihugu byungukira muri politike mbi iri muri Kongo. Of Congo. And most of these people probably have a share in the companies formed together with Tshisekedi. Ndetse yakomeje anasobanura ati none ikindi kinakubi kiniyongeraho, ibi bihugu cyangwa se abayoboye ibyo bihugu bafite n'amakampani bafatanije ubwabo na Tshisekedi perezida wa Kongo yo gucukura amabuye muri Kongo, nyine y'uburyo amabuye azajya kurwa muri Kongo. Ugasanga ibyo bihugu byafunguye amakampani biyafatanya na perezida wa Kongo. Urumva n'abafatanya bikorwa bafite ukuntu bahuje, nyine n'abafatanya bikorwa. Uri kumva naho aho biri kugana. President Felix. Yes. Okay. So our problem is not minerals. It has nothing to do with minerals. Ours is about security. Ndetse perezida yakomeje asobanura ati ku kibazo ku bantu bakomeza bavuga ku byerekeranye n'amabuye ya Kongo, twebwe ikibazo u Rwanda dufite ntago ari icy'amabuye yo muri Kongo. Ati ikibazo twebwe dufite ni icyerekeranye n'umutekano wacu. And once we are not assured of our security and long term, we can't be thinking about me. Ati twebwe rero nk'u Rwanda mu gihe cyose tutizeye, tudafite garanti y'umutekano wacu by'igihe kirekire, kandi ibyo by'amabuye nta nubwo twabitekereza, ibyo ni iby'abantu nyine ubwo bandi. Atariko twebwe mu gihe tutizeye umutekano wacu, tutazi ko umutekano wacu dufite garanti yawo by'igihe kirekire, ibyo by'amabuye ntabwo twakwirirwa tubitekereza. Kuba ku Rwanda rwo hano umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragazaga ko icyo u Rwanda rushyize imbere uri kureba gusa ni ukureba ibyerekeranye n'umutekano warwo, ahubwo hari ibihugu bikontorora itangazamakuru. Niyo mpamvu hari ibintu utabona bipfa kuvugwa mu itangazamakuru, cyane cyane uvuga ati hari benshi nyamuna byibaza ati se kuki hari amakosa agaragara hariya batajya bavuga ko ari abayobozi ba hariya cyangwa babibabaze n'iki, mukabyibaza. Ariko urumva hano barakubwira bati hari ibihugu by'ibihangange ubu usanga binafite amakampani bifatanije na perezida wa Kongo. Urumva n'abafatanya bikorwa. Iki kiganiro rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yasobanuye byinshi kuri ibi bintu maze iminsi muri kubona hano hanze bivugwa, mwese mukomeza kwibaza, ngira ngo yarashize igihe mutumva umukuru w'igihugu aza kugira icyo bisobanuraho. Ariko iki kiganiro kugira ngo bigende neza, uyu munsi turi kuwa gatandatu, iki kiganiro cy'umukuru w'igihugu tuzagishyira ejo ku cyumweru nimugoroba. Ibuka gukora subscribe, reka nze tubanze dukomeze n'izindi nkuru ubundi uyu munsi nabateguriye. Kugira ngo mbamenyeshe gusa ko icyo kiganiro cye ejo muzagisanga kuri YouTube channel yanyu, akantu ku kandi tukamenya iyi situation ihari bihagaze gute, barayibona gute, barisobanura hiki. Reka dukomeze n'uyu mugabo. Uyu ni umuvugizi wa leta ya Kongo, bamwita Patrick Muyaya. Patrick Muyaya hano yari ari kuganira n'igitangazamakuru cyo mu Budage, aho bamubajije ku byerekeranye na ya diro twabonye Kongo ngo iri kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibe zamanuka ziyashinga ibirindiro ndetse zitangire zibe zatangira kwikoreramo mu byerekeranye n'amabuye ari muri Kongo. Ibyo byose babimubashijeho, bamubajije ku byerekeranye n'u Rwanda, yagarutse kuri byinshi. Ariko noneho ahantu ibintu bisigaye bigeze, ibi bintu byatangiye Kongo, ngira ngo murabyibuka mu mijyo ya mbere byatangiye bivuga ngo ni M23 ifashwa n'u Rwanda. Gusa noneho hano leta ya Kongo cyangwa se umuvugizi wa Kongo n'abandi uyu munsi ukuntu basigaye bavuga, ntabwo bakivuga ngo M23 ifashwa n'u Rwanda. Oya, basigaye bavuga ko ari u Rwanda ahubwo ruri muri Kongo rwatatse hariya, ndetse n'abantu mbega bakanagaragaza ko iyo M23 atari ikintu gihari cyase kibaho, ahubwo ari ikintu cyashizweho n'u Rwanda. Reka tumwumve magambo ye. L'Église protestante et catholique, ils cherchent une sorte de dialogue. No, umunyamakuru yabashije umuvugizi wa leta ya Kongo, aramubwira ati abayobozi b'amadini muri Kongo, yaba ba Kiliziya, yaba bano b'abarokori cyangwa se b'apantekonte, abayobozi byitwa ngo n'abayobozi b'amadini by'umwihariko mu gihugu cya Kongo, bo basabye ko cyangwa se bagaragarije ubuyobozi bwa Kongo ko mugomba kwicara mukaganira na M23 direct, mugashaka igisubizo cy'ibibazo bihari. Kubera iki leta ya Kongo iticarana n'uyu mutwe wa M23 ngo muganire? No kubera iki? Niko bamubashije. D'abord, de 1, c'est pas un refus catégorique. De 2, le président est disposé.
De 3, le président a reçu la délégation de l'Église catholique et protestante. Un pays voisin a décidé d'utiliser des proxys pour affaiblir un autre pays. C'est ça la... umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya mujya mubona hirya no hino ari kuzenguruka yakomeje nawe agaruka avuga ngo ibyo ngibyo nago ari byo twebwe twanze kugana na M23 atahubwo nuko twaba turi gushaka guha agaciro ikintu kitagafite cyangwa se ikintu kidahari agaragaza ko M23 idahari nta n'ikintu bavugana wibuke ko kungita ngo ni ibipupe by'igihugu cy'u Rwanda aho yakomeje avuga ati twebwe turagira ngo mubanze mubibone munabyemere ibihari igihugu cy'abaturanyi cyaratwatatse kiza kubangamira umutekano wacu ati twebwe muri kano kanya icyo dushyize imbere nagaruka kujya kugana niyo M23 kuko ntayihari ati twebwe icyo dushaka gukora mbere na mbere buduhugiyeho no kureba ko ibibazo cyangwa se umuriro uri kwaka mu gihugu cyacu utakwaguka ngo ukwire mu bihugu by'akarere turimo parce que c'est la même position que nous avons depuis le début. Nous avions dit et le président a dit qu'on va pas négocier avec le Pantin. ngira ngo hano niho yakomeje n'ubundi umunyamakuru amaze ati ntago ari kunsubije neza ntago muzigera muganira na M23 bibaho aramusubiza ngo uyu ni umuvugizi wa leta ya Kongo aramubwira ati twebwe twagaragaje uruhande duhagazeho na perezida we wacu ubwe Tshisekedi yabisubiyemo ejo bundi nta na rimwe leta yacu ya Kongo izigera iganira n'ibipupe ubwo nyine bari kuvuga ngo M23 ngo ni ibipupe bikoreshwa n'u Rwanda mbega igipupe urabizi ntago cyakwitekerereza nta kintu cyakwikoresha impamvu tutagomba kuganira n'igipupe kiyoboye M23 nuko nta gahunda gifite kigenderaho gahunda ahubwo twebwe twaganira nacyo ni gahunda gihabwa n'abayigiha gahunda mbega avuga ati twaganira n'u Rwanda nirwo twemeye kuba twajya mu biganiro atari ko nta rimwe tuzigira twicarana n'ibipupe ngo tuganire nka leta ya Kongo tekomeje avuga ati impamvu noneho y'umwihariko tutagomba no kuganira niyo M23 yisha abarenga ibihumbi 10 muri Kongo by'abaturage bacu bo muri Kongo kuba waganira nabo ni nko kubagaragaza nk'ari abantu bafite agaciro cyangwa se bafite nk'ubundi burenganzira kandi ari abicanyi ari ibyihebe ati ntabwo twajya ati waba umeze nk'uri kubaha izindi mbaraga zo kugira ngo bakomeze ahubwo bica abaturage bawe hano niko umuvugizi wa leta ya Kongo avuga ati M23 yisha abaturage bacu barenga ibihumbi 10 ndetse yakomeje anavuga ati hari uburyo bwari bwashyizweho mu nama yari yabereye yahuje umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba ati icyo gihe nibwo nk'uko byari biyobowe na William Ruto perezida wa Kenya hari ibyo twari twemeje amasezerano y'i Nairobi ko hari ukuntu imitwe ifite intwaro yose ibarizwa muri Kongo igomba gukorerwa ibiganiro cyangwa se bagomba kwakirwamo ati ubwo nibwo buryo bwonyine twababwiye ko bayoboka M23 atari ku buryo bwo kuba twe twakwicarana na M23 twebwe nka Kongo ati nuguha amahirwe ikiyebe ngo mwicarane mu district muganire ati ibyo bintu ntabwo bishoboka quelques personnes ou les rebelles de M23 qui ont dit ça ce sont des FDLR. none uno munyamakuru yaje kubaza ikibazo cyiza akibaza uno muvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya ubwo yamubwiraga ati u Rwanda rwakomeje rwo kugenda ruvuga cyangwa se n'uyu munsi rugaragaza ko M23 ari abaturage ba Kongo bafite uburenganzira bwabo bari kurwanirira cyangwa se bari guharanira ndetse nanone icya kabiri u Rwanda rukagaragaza ko hari abantu bahungabanya umutekano wabo ari wo mutwe witwa FDLR uri ku butaka bwanyu bwa Kongo ndetse ngo mu minsi ishize u Rwanda twarabyiboneye rwakiriye bamwe mu bayobozi ba FDLR ndetse n'abasirikare ba FDLR bafashwe na M23 bashyikirizwa u Rwanda twarabibonye atese icyo si ikimenyetso koko ko ibyo u Rwanda ruvuga ari byo ko FDLR koko iri muri Kongo nkuko twabyiboneye ari abafashwe bagashyikirizwa u Rwanda ni babandi bafashwe barimo General Gakwerere nyine mwarabibonye ati icyo si ikimenyetso kigaragaza ko FDLR ihari ndetse bashobora no kuba bateza umutekano muke ku gihugu cy'u Rwanda nkuko rubivuga La empire du mensonge. Regardez l'interview du président. ndagira ngo umve hano ukuntu yasubize yahise amusubiza muri akimara kubyumva ni Mayaya Nous on appelle le Rwanda empire du mensonge. yahise amusubiza ku kanya ngo akimubaza ibintu by'aba FDLR bafashwe bagaherezwa u Rwanda umuvugizi wa Kongo yahise asubiza ngo twebwe u Rwanda turwita ubwami bw'ibinyoma ngira ngo akenshi mujya mubyumva n'umugabo yari kuvuga abavuga ngo ni bwa burozi bw'ikinyoma buzana n'u Rwanda bwa burozi bw'u Rwanda bw'ikinyoma uno mugabo avuga ati ibyo ngibyo mbaje bya FDLR n'ibiki icyo nagusubiza nuko igihugu cy'u Rwanda tukita ngo ni ubwami bw'ikinyoma umve Regardez l'interview du président Kagame sur CNN. Regardez ce qu'il a dit lorsque lui ont posé la question s'il a de troupes. ati byonyine banzu urebe interview yakoreshejwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo bamubazaga nimba abasirikare be b'igihugu cye bari mu gihugu cya Kongo yarasubije ngo ntago mbizi ati icyo ni ikinyoma
uyu mugabo yahise asobanura ikintu aravuga ngo reka kugira ngo wumve ukuntu ibyo bintu ari ibinyoma bari abasirikare ngo ba FDLR bafashwe ngo na M23 ngo bakabazanira ngo bakabahereza u Rwanda kugira ngo wumve ukuntu ari ibinyoma. Ati ibaze koko FDLR yari iri muri uriya mujyi n'urugero iri kurwanya M23. M23 irangije irabatsinda ifata uriya mujyi wose wa Goma. Ati nukuvuga ngo bari abasirikare bano basirikare ba FDLR bafashwe bakagombye kuba bari mu bwihisho baragiye kwisha kuko umujyi barwaniraga wafashwe na M23 cyangwa se barahunze bakiri kurwanira ahantu kure bakiri kurwana M23. Atariko umuntu uri kwihisha cyangwa se nimba bakabaye barihisha ba FDLR bakagombye kuba barazanywe batambaye uniform kuko nyine umuntu uri kwihisha bafashe umujyi ahita akuramo imyenda ya gisirikare kuko yamaze gutsindwa umujyi wafashwe n'abandi basirikare ba M23 kugira ngo batakugirira nabi uhita ukuramo imyenda ugahindura ukambara indi n'inkweto. Atari kibaze ko abo bitwa ngo ni FDLR M23 yabazanye bambaye uniform ya Kongo igisirikare cya Kongo bivuze ngo niyo babambitse ikwano yakomezaga asa nk'ugaragaza atabyemera kuba ari aba FDLR. Les FDLR, etc., ces messieurs-là, ou les généraux, c'est un homme utilisé par le Rwanda. Ndetse akomeza avuga ati ndetse uriya mugabo mwabonye muri abo bari bafashwe bitwa ngo naba FDLR bashyikirijwe u Rwanda uriya mwabonaga ameze nk'ari we patro wa FDLR ubwo ni wa musaza nyine ngo witwa ngo ni general Gakwerere aturi iperereza ryacu ryagaragaje ko ari umukozi w'igihugu cy'u Rwanda wumve. Ndetse uno mugabo yakomeje abihakana bigero no baramubaza ati none se urashaka kuvuga ko M23 rigaye komeza kuyivuga ati M23 ntagibaho iyo ni Kongo iri kubivuga uyu n'umuvugizi wa Kongo ati M23 ntagibaho ati cyo ni ikintu cyaremwe na leta y'u Rwanda igishyira hariya mu rwego rwo kugira ngo baze batwibira amabuye yacu. Uyu munyamakuru yahise amubaza atari ku Rwanda rwanagaragaje ko hari ikibazo cy'abanyamurenge bari kwicirwa mu gihugu cya Kongo. Umuvugizi wa leta ya Kongo arasubiza ngo ibyo ndabyumva koko ntago ariko ikibazo cy'abanyamurenge nacyo ari uko nguko kimeze ntago gihari nta nubwo wambwira ngo uje kurinda ngo uje gutabara ngo ubwoko bumwe bw'abantu bwo n'abanyamurenge mu gihe usize wisha ubundi bwoko bw'abandi bantu ngo uje gutabara ubwoko bw'abanyamurenge. Ikindi ibyo ngibyo by'abanyamurenge n'urwitwazo bakoresha rwo kugira ngo baze binjire mu gihugu cyacu. Ati gute waba uri president wundi w'ikindi gihugu ukaza ngo ukaza nk'umucunguzi cyangwa nk'umuntu uje kurinda umutekano w'abaturage batuye mu kindi gihugu bikakwemerera kwinjira mu gihugu cy'abandi bantu. Au Congo nous avons les Bazombo, nous avons les Bakongo. Ndetse rero yakomeje avuga ati nkaha muri Kongo dufite ubwoko bw'abitwa ngo ni Bazombo dufite abitwa ngo ni Bakongo. Est-ce qu'il faut que le président angolais ou le président Sassou ou le président icyo gihe se noneho tuzajya kubona tubone na perezida wa Angola tubone perezida Sassou Nguesso tubone perezida w'ibindi bihugu nabo baje ngo kuko ngo hari abitwa ba Bakongo muri Kongo ubwo bwoko bwabo ngo natwe noneho tuzanye abasirikare bacu muri icyo gihugu cyayo Kongo ngo tuje kurinda ubwo bwoko bwabo bantu kuko bafite aho bahuriye wenda n'ibihugu byacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabo baza n'abasirikare babo ngo baje kubarinda mu gihugu cyacu cyangwa kubabera batabazi. Ils sont quand même encore quelques-uns sur le sol congolais, n'est-ce pas? Oui, ils sont quelques-uns, d'accord, mais hano ariko nanone uyu munyamakuru yahise amuca mu ijambo aramubaza ngo ariko reka tubanze tugaruke ku kintu cya FDLR. Abantu ba FDLR hari cyangwa se indwanya za FDLR hari abarigize FDLR bakiri kuri ubwo butaka bwa Kongo cyangwa ntabahari. Umuyobozi wahagarariye Kongo cyangwa se umuvugizi wa leta ya Kongo yahise avuga ngo ibyo byo turabyemera pe hari aba FDLR hari ku butaka bwacu bwa Kongo. Urumva ko hano noneho arabyemeye yavuze ati FDLR koko irahari mu gihugu cyacu. Ati FDLR turabyemera irahari mu gihugu cyacu. Ati ni nayo mpamvu twavugaga tuti tubishakira igisubizo. Ati hari ibyo twari twabonye byagaragara nk'ibisubizo ku kibazo cya FDLR koko ishobora cyangwa se ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati twari twamaze kwemeza ko ibisubizo ngibi hari uburyo bwo kwambura intwaro FDLR hari uburyo bwo kwica intege no kuyikuraho. Ati ibyo byose nibyo twari twumvikanye mu masezerano y'u Rwanda muri Angola. Ati nibyo twari twemeje ko tugiye gufatanya rwose amahoro akagaruka iyo FDLR tukayambura intwaro tukayicogoza nyine. Atari ko su Rwanda rwigeze ruza muri ayo masezerano y'u Rwanda ngo tuyasinye ntabwo byigeze bikunda ahubwo bahise bazana bahimba ibindi bibazo byinshi mu rwego rwo gukomeza kugira ngo batake igihugu cyacu. None bakomeje kumaza kubyerekeranye na Bukavu na Goma. Umuvugizi wa leta ya Kongo aravuga ati twe twagiye mu nama yari yahuje East Africa ndetse na SADC nyuma y'iminsi 6 dusoje iyo nama kandi yari yemeje ko urugamba rugomba guhagarara. Twagiye kubona tubona umujyi wa Bukavu bakomeje kurwana barawufashe.
ati ni ikikwereka ko u Rwanda rutari rufite ubushake bwo kugira ngo intambara ihagarare cyangwa y'amahoro agaruke. Se uno mugabo akomeza avuga ngo ati twe turabizi ko tutari kurwana na M23, turi kurwana n'ingabo z'u Rwanda. Umunyamakuru yahise amuca mu ijambo aramubwira ati ariko ongeraho ko umukuru w'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda cyabihakanye ibyo ngibyo. Ati twe turabizi ati nk'ubu ngubu igoma ubwaho honyine hamaze kubarurwa bagera ku 8,500 bapfuye nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibitangaza muri Kongo. Je ne saurais pas moi vous parler des détails opérationnels, mais il y avait une volonté claire pour nous d'épargner nos populations de la barbarie rwandaise, comme cela s'est passé à Goma. Il fallait éviter. Se yakomeje anavuga umuvugizi wa leta ya Kongo avuga ngo ni inshingano zacu ko twebwe abantu ba mbere bino bibazo byose iyo biri kuba abantu ba mbere babigenderamo bibihomberamo n'ubuzima bw'abaturage bacu ba Kongo kandi bari mu nshingano zacu kurinda. Ati niyo mpamvu tugomba kubarinda ubwo bugome bw'igihugu cy'u Rwanda. Umve aho yakomeje avuga ati Goma bahagize amarimbi gusa. Ati niyo mpamvu na Bukavu tugomba gukora uko dushoboye nayo bari kugira irimbi, nayo bamaze kuyigira irimbi bicamo abantu benshi kugira ngo dutabara abo baturage bacu bari aho ngaho hamaze gufatwa n'igihugu cy'u Rwanda. Nous voulons tout récupérer. Si nous ne les récupérons pas diplomatiquement, ça le sera militairement. C'est évident qu'on ne peut. Ndetse yakomeje amubaza ati none se murabona hari ahantu hafashwe kira gice cyose kimaze gufatwa na M23 muzakisubiza. Yesa asubiza ngo ni ngombwa ni n'ingenzi cyane ko tugomba kwisubiza ari ahantu hose hafashwe na M23. Ati nibidakorwa mu buryo bwa diplomasi ngo twigarurire hari ahantu M23 yafashe, tuzabikora mu buryo bwa gisirikare. Ari no yatangiye kumubwira ati hari uburyo bwateguwe, tekinike nyinshi, amayeri menshi ya gisirikare yo kugira ngo M23 tuyikure muri biriya bice byose yafashe. Ati ntabwo nahita ngo details zose ryibanga tuzakoresha mu bya gisirikare, ariko hari ahantu tugomba kuyisubiza, bega ni ukuvuga ngo ku neza cyangwa ku nabi, bega mu buryo bwa diplomasi cyangwa mu buryo bw'intambara buriya butaka M23 ifite tugomba kubuyambura. Kuko impamvu tugomba kwisubiza ubutaka bwafashwe na M23 ntabwo twareka abaturage b'igihugu cyacu baguma mu maboko y'ibyihebe nka biriya. Ati baze ko biriya byihebe byafashe aho hantu, byafashe za Goma na za Bukavu na Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo. Ati baze ko biriya byihebe byahafashe ubwo yavugaga M23. Ati ibaze ko ibyo byihebe byafashe byica abana, byica abagore, byica abagabo, byica iminja. Ati nta muntu numwe birobanura, byica abantu. Ati ntabwo twatuma ahantu hafashwe n'ibyihebe nk'ibyo ngibyo biri kwica abana, abagore, abakecuru, abantu bose muri rusange, ntabwo twatuma abaturage b'igihugu cyacu baguma mu maboko y'ibyo byihebe biri kubica nabi. Ngira ngo ninjoro nabyeretse video y'abantu bari Bukavu bari bavuguruzaga ino interview y'uyu mugabo uyu muvugizi wa leta ya Kongo. Niwe bari kuvuguruza bavuga bati uri kuvuga ngo Bukavu yabaye amarimbi ngo kuva M23 yayifata, atari ko rimwe mushaka kutugirira nabi. Iyo video nayibumvise ninjoro. Ati kuko mu kiganiro cyashize, ati kuko twebwe dufite umutekano hano, turi kugenda mu mujyi, turi n'abantu bacu turi kumwe, nta kibazo dufite. Ati mwibeshya ngo hano habaye amarimbi abantu bari gupfa, nta muntu uri gupfa. Twabonye abaturage batuye muri Bukavu bifata video bino bintu bakabivuguruza. Ubwo nimba utabibonye mu kiganiro cyatambutse ujye usubira inyuma ugenda ureba n'ibindi biganiro byagiye. Ariko iyi interview y'uyu mugabo bavuguruzaga uri kuvuga ngo ahantu hose hafashwe na M23 ndetse agafatwa ubwo ni mu majyaruguru no mu majyepfo hariya za Goma, Bukavu. Ati aho hose M23 n'ibyibe bibyuka byica abagore, abana. Ati habaye amarimbi gusa bimaze abantu bacu, ati abaturage bacu tugomba kubatabara. Ndetse aho hantu hose hafashwe na M23 nta burenganzira buhari bw'ikiremwa muntu. Ati n'abanyamakuru ntibemerewe gutangaza ibyo bahabona kuko baricwa bagirirwa nabi. Ndetse uyu munyamakuru yahise amubaza ikindi kibazo, aramubwira ati amakuru yanda hari nuko amafaranga cyangwa se amafaranga mwashoraga mu gisirikare cyanyu mu myaka 3 ishize, ayo mafaranga yikubye 3 ku buryo ubu ngubu intwaro mukoresha cyangwa amafaranga mushora mu bya gisirikare mu myaka 3 ishize yikubye inshuro zigera muri 3, yageze mu mamiliyari n'amamiliyari y'amadolari. Ni gute wasobanura ko ubundi imijyi yanyu cyangwa se igice cy'igihugu cyanyu bacyataka bakagifata kandi mwarashoye amamiliyari n'amamiliyari mu madolari? Uyu muvugizi wa leta ya Kongo yavuze ati igisirikare kigirwa n'ibintu byinshi, hari abarwana, hari nyine igisirikare kiba kirimo ibintu byinshi, ku rugamba rutegurwa ibintu byose nyine biba bigiye birimo discipline ibiki byose. Ati rero iyo uhanganye n'igihugu nk'iki ngiki nk'u Rwanda mu ntambara, we Kongo hano ahantu hose igeze urabizi ntago ikivuga M23 bavuga ko bahanganye n'u Rwanda. Ati mu gihe uhanganye n'igihugu nk'iki ngiki nk'u Rwanda bisaba kusubiramo inyuma gato ukabanza ukongera ukitegura neza kugira ngo uze nyine ukora akazi neza. Il faut de la faire, il faut envisager des mesures diplomatiques fortes parce que le président rwandais avait prévenu qu'il n'aurait pas peur de sanctions. C'était une manière pour lui de défier les mondes entiers. Quels sont les
ndagira ngo mve amagambo nanone y'umuvugizi wa leta ya Kongo yakomeje hano umunyamakuru amubaza ati se urabivuga iki maze iminsi ari ibihano biri gushyirwa ku Rwanda avuga bira bihugu byose maze iminsi bifatiye u Rwanda ibihano uyu muvugizi wa leta ya Kongo Muyaya yamusubije ngo iby'ibihano bimaze gufatirwa u Rwanda twebwe ntago biduhagije ati turifuza ko hashyirwa imyanzuro yafatiwe mu nama ishinzwe umutekano w'umuryango w'abibumbye ivuga ko ingabo z'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda kigomba kuva ku butaka bwa Kongo igitaraganya ati kuko bino bihano byafatiwe u Rwanda twebwe nka Kongo ntago biduhagije ati cyangwa se hagashyirwaho bya bihano bikakaye cyane bimwe biremereye ati nabyo nubwo bidahagije ati uko nimba mu minsi ishize mwarabyiboneye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarivugiye ngo nta gihano ibihano ngo biri gufatwa ntago bimuteye ubwoba ati aho ngaho n'ugusuzugura muri make isi yose umuvugizi wa Kongo ndetse ni nabwo muri kiganiro baje gukomeza bamubaza ku byerekeranye n'amasezerano yavugiye avugwa mu byerekeranye no kuba Kongo igiye guha ibirombe byayo igihugu cy'Amerika kugira ngo Amerika izibafashe mu byerekeranye n'umutekano umuvugizi yakomeje asobanura ngo ntago biremezwa neza ntago amasezerano arasinywa atari ko nubwo abantu bifata uko bitari ntago tumeze nk'abafasha igihugu ngo tugere Leta Zunze Ubumwe za Amerika atahubwo turifuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabafatanya bikorwa mbega bakaza tugafatanya mu byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye nabo bakagira ibyo tubungukiraho bakagira ibyo batwungukiraho natwe tukagira ibyo tubungukiraho by'umwihariko umutekano wacu ati nicyo kintu dushaka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko baduha garanti y'umutekano wacu ko ubu ngubu ibintu bigiye kumera neza ati ayo masezerano n'ubundi araharari ku meza akanya kariko kose wakumva byabaye ariko ubu ngubu ntago biremezwa ntago biraba kuko byavuzwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitarasubiza Tshisekedi yasabaga inama yicarane na Trump ndetse n'abandi bafite ibyemezo muri Amerika ayo masezerano bayaganireho asinywe ariko ngo ntago biremezwa ntago Amerika irabyemera nyine ngo bahure baganire ariko nyine deal iracyara aho ngaha akanya kariko kose ushobora kumva yemeye cyangwa yanze ariko Kongo yo ngo ibishizemo umutima wose iravuga ati Amerika twafatanya pe twese cyane cyane ko twaba turi kunguka mu gihe baturindira umutekano ubonaga ko basaba ngo Amerika izajya itoza abasirikare ba Kongo ibahe amakuru ibintu byose ndetse zinashinga ibirindiro ku buryo nta wundi muntu uzongera kwinjira muri Kongo cyangwa se ngacukura amabuye yabo batabizi cyangwa se ataha uburenganzira leta ya Kongo Kongo yavuze ko ari gutumira Amerika mu rwego rw'ubufatanyabikorwa ngo atari ukugurisha igihugu nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho hirya no hino mu itangazamakuru reka mbibutse ko ubwejo tuzareba ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiranye muzakibona cyose ngira ngo nabumvishijeho gakenye kiri gutangira we kora subscribe gusa ku munsi w'ejo uzaba uri tayari byose uzabisanga hano ndaje twikomereze n'ibindi biganiro mu kanya